Muraho, nitwa Jonathan, tukaba tugiye kurebera hamwe dukomeza amasomo twari twatangiye kuri programming. Tukaba tugiye kuba turebera hamwe condition, tunakomeza n'izindi ngero ku byo twari twagiye twiga mbere. Mbere yaho reka tubanze turebere hamwe ingero zimwe na zimwe ibyo twari twamaze kwiga. Tugiye kurebera hamwe uko ushobora gukora porogaramu ikora iteranya igakoramo ndetse no gukuba icyarimwe, ikabikorera imibare ibiri, nk'uko hano byanditse program to calculate the sum, subtraction, multiplication of two numbers. Nyuma dutangiye bihita byumvikana ko ari imibare int rest, hanyuma kane nka kane, gatanu, nyuma tuvuge ngo cout ngo sum is, ukabiteranyaho gakomeza wenda reka dushyireho ku wundi murongo ngo sub is, nabo gakomeza bikaba ari nabyo bikurikiraho. Gusimbuzaho na opereta. Nyuma nitubiraninga urabona ko igenda yerekana ibisubizo mu buryo bugiye butandukanye, n'ubwo output idasa neza cyane. Ushobora kugenda wongeramo new line, ukagenda ukosora nk'uko twagiye tubirebera hamwe. Hanyuma tuvuye kuri ino example tugiye kurebera hamwe noneho aramutse ari umuntu wayishyiramo cyangwa se ukoresheje input uri kubishyiramo. Ahangaha dushobora kuzishyira kuri 0, ukunda kuvuga the program to calculate all of these two numbers entered by the user. Baguha ikibazo nk'iki ngiki ari umuyuza wayishizemo cyangwa se umuntu uri gukoresha porogaramu yawe, ubwo tuhita dukoresha kwa kundi twabibonye, tugakoresha cin agashyiramo umubare wa mbere, ariko ushobora no kubanza message ivuga ngo out enter the first number, akawushyiramo, akaba ari nabyo biba aha kabiri, second, nyuma na variable ukayihindura. Nyuma nituza kuyishyiramo barakubwira ngo shyiramo umubare wa mbere, nshyiremo gatatu, nshyiremo n'uwa kabiri, ubona ko inyereka byose uko bimeze. Urundi rugero ushobora kureba tukiri mu calculation, ushobora kuvuga write a program to calculate the age of a user, when he or she enters the
porogaramu yo gukalikuletinga imyaka y'umuntu ugendeye ku imyaka afite ugendeye ku mwaka yavukiyemo. Hanyuma ubwo tuzajya tuvuga ngo inta, cyangwa ushobora no gukoresha mu kinyarwanda shyiramo igihe wavukiye. Nyuma amanuka in, ahangaha tubona ko hakenewe yuko tudeclara variable int shyiramo ya, hanyuma ugahita uvuga ngo cout ufite imyaka, ushobora kubikora gutya, nyuma ugahita ufata igihe yavukiye ukuramo uyu mwaka turimo, hanyuma agahita abona igihe yavukiye. Ubwo nituza kuyiraninga barakubwira ngo shyiramo igihe wavukiye. Navutse wenda muri 2009 wenda, imyaka 12, hano harimo ereri, wari kubanza 2021. Okay, hanyuma hano noneho shizemo igihe wavukiye ko ari 2009, ubona ko izana imyaka 12. Tuvuye kuri ibi ngibi tugiye kurebera hamwe conditions in C++, cyangwa se uko ushobora gukora ibintu, gutanga instruction, gutanga amabwiriza kuri computer ariko ugendeye kuri condition runaka. Ahangaha nk'urugero dushobora ariko mbere yaho reka tubanze turebe formule y'ukuntu ushobora gukora izo condition. First of all, ari conditions mu buryo bugiye butandukanye, types, ariko turaba turebera hamwe if condition. Ikindi iyo ushaka gukora multiline comment cyangwa se comment ifata imirongo myinshi, urabona nk'ubu ndamutse ndi kwandika comment hano nkamanuka hasi yaho gato bihita bihinduka code, ubwo byansaba kongera gukora ibindi, ariko reka dukoresha iyi ngiyi yindi yitwa multiline, ukora gutya. Hanyuma tuvuga if, ushyiramo condition, niko formule imeze, ariko izi ntabwo ari code. Condition, tugafungura zino braces, hagati tugashyiramo instructions. Urugero hano tugiye kureba uko ushobora gukora program. Write a program to check if 18 is a positive number. Gukora program ireba niba 18 ari umubare uri positive number. So icyo gihe tuzavuga ngo if, nko formula ivuga, if 18 is greater than 0, tuvuge cout positive. Ariko mbere yaho reka turebe operators dukoresha muri condition. Conditional operators nizo za and, tukagira or, tukagira na not, equal, hari na not equal,
tureba, ariko muri aka kanya turavuze ngo ariko hari n'izindi za comparison operators arizo greater than, less than or equal na greater than or equal. Reka dukomeze turebera hano ino porogaramu uyiraninze, urabona ko bakubwiye ngo ni positive kubera ko 18 ari positive number, ariko ugize negative 18 urabona ko nta kintu yanditse, nta kintu displayinze. Tumaze kumenya ibi ngibi tujye kureba ingero nyinshi. Reka mbe mbikuyeho. Write a program to check if a user has age greater than 18 and display you are old. Ni porogaramu yo kureba niba umuyuza afite imyaka iri hejuru ya 18, hanyuma igahita printing ngo you are old. Hanyuma hano tuzahita tumubwira ashyiremo iyo myaka. Hanyuma tumanuke gatoya. If age is greater than 18, hanyuma tumubwire ngo you are old. Shyiramo imyaka, mvuge ngo wenda afite imyaka 10, nta kintu ivuga, ariko ushyizemo imyaka iri hejuru ya 18, ubwo ni 19 wenda kuzamura, you are old. Hanyuma dushobora wenda no gushaka kuvuga ngo wenda atazashyiramo imyaka 100. Icyo gihe dushobora guhita tuvuga ngo tuyishyire wenda muri separating, tukavuga ngo and yayindi twabonye, and age less than 100. Muri iki gihe ubu ndamutse nshyizemo 100 cyangwa se kuzamura ntabwo byakunda, kubera ko twashyizeho iyindi condition. Ubu ni ukuvuga ngo ino end iravuga ngo ibi ngibi bigomba kuba true, imyaka igomba kuba iri hejuru ya 18 kandi imyaka igomba kuba iri hasi y'100. Dukomeje n'urugero wenda rwa nyuma, dushobora kuvuga andika programme iri printing, write a program to print, you the name entered by the user when his or her age is greater than 5. Igihe tuzaza declare variable age cout enter your age, hanyuma dukomeze. Umaze gushyiramo imyaka
ariko turamusaba n'izina name, nyuma reka tubanze izina wenda name, nyuma if age is greater than 5 nibwo tuzaprintinga rya zina rye, ubwo ni cout name, turebe niba bikunda, kirimo imyaka 4, no ariko banza izina draw imyaka 2 urabona ko nta kintu ikoze, nyuma kirimo imyaka nako kubera iri hejuru ya 5 imyaka 5 ise ibiprinting. Hanyuma ikindi kintu tugiye guhita tureba hano ni condition y'ubundi bwoko yitwa if else if else hanyuma if else formule yayo ni if condition statements hakaza else aho hakajyamo statements hanyuma hano icyo bivuze ni ukuvuga ngo ino if guhita uvuga ngo else ayishyire ku wundi murongo, ni ukuvuga ngo ibi bya mbere nibidakunda niba imyaka iri hasi ya 5 cyangwa ingana na 5, uvuga ngo cout and you are young, nyuma muri iki gihe baza gushyiramo izina hanyuma nshyiremo n'imyaka, ubona ko bimbwira ngo you are young, ni ukuvuga ngo ino else hajyamo condition iri opposite y'ahangaha cyangwa se ikora ibintu birimo aha biranenga iyo ino condition atari true. Nyuma muri ibi zose twagiye dukora tukaba twagiye turebera hamwe ama condition, tukarebera hamwe n'izindi ngero ku byo twari twabonye ubushize. Nkaba nizera ko uwayirebye yakuyemo byinshi, uwabirebye wakuyemo byinshi ukungukamo byinshi. Murakoze cyane.